Yesu Kristo ashimwe. Bahaye ikaze ku itabaza ry'agakiza. Muraho neza yemwe abari bwota amasimbi, ikaze ku itabaza ry'agakiza, abari ku mugabane wa Amerika, abari muri Aziya, abari Australia, abari muri Afrika, muri East Africa, mu Rwanda, mu Burundi na bamwe mwese mudukurikira, ikaze ku itabaza ry'agakiza. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana, muri kumwe nanjye Twahirwa Emi, umuvugabutumwa w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabakunda kandi ndabishimira umunsi ku munsi. Nifuza ko wowe nanjye twakunguka ibyiza byo mu mwuka. Nifuza ko wowe nanjye gusenga byatubera ubuzima. Imana iguhereza umugisha wowe udukurikira, udasiba kutugirira inyota yo kumva ijambo rinyura kuri uyu murongo. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma rero nanone ntago ubutumwa burahagarara, kora share, comment, like, ndetse nimba utarakora na subscribe wayikora. Hanyuma Imana yacu ibahereza umugisha. Reka dusenge twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kugira neza, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kudukunda, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kuturengera, tugushimiye mwami kutugirira neza amanywa nijoro. Hari benshi bavuye mu mubiri ariko twebwe turiho mwami, suko ari ikindi twatanze, nagaruko turi beza, suko dukomoka heza, ahubwo mwami n'imbabazi n'urukundo tugirira umunsi ku munsi. Ushimwe kandi mwami izina ryawe rikomeze kwamamara mu isi no mu ijuru. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ibahereza umugisha. Tugiye kwiga, tugiye kurebera hamwe ibintu bine ugomba kwirinda kugira ngo Satani atakwiba, cyangwa se ibintu bimwe Satani akwiba akaba yakurangije n'ubukigiranye ubusabane n'Imana. Ugomba kumenya cyangwa se ugomba kumva iyo Bibiliya isobanuye cyangwa se ivuga ngo Satani ni umujura, ibishatse gusobanura iki? Iyo Bibiliya yita Satani ko ari umujura ibivuze iki? Ese umujura hari ikindi kintu kimuzana usibye kwiba? Nta kindi kintu kizana umujura usibye kwiba. Rero hariho iyerekwa ry'ibintu bine ngiye kukubwira, ari byo nshaka ko tuganiraho nyewe nawe kugira ngo turebere hamwe ni ibiki Satani ashobora gukora cyangwa se ku buzima bwawe akwiba. Ndagira nkubwire ko Satani atishimiye kwiba ubutunzi bwawe, ntago ashimishijwe no kwiba amafaranga, ntago ashimishijwe no kwiba urushako n'ibindi. Ahubwo ibyo ngibyo ni ingaruka z'ikintu gikomeye aba yakwibye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo urinde umutima wawe, rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa, kuruta ibindi bintu byose biriho birindwa. Imigani ibice 4 n'umurongo wa 23 niko hatubwira, rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose birindwa. Ntabwo Satani ashaka kukwiba amafaranga, ntabwo Satani ashaka kukwiba ubutunzi bundi, ntabwo Satani ashaka kukwiba inzu urimo, ntabwo ashaka kukwiba umugore, oya. Ahubwo icyo ashaka kwiba cyambere, arashaka kukwiba umutima. Wa mugore we, wa mugabo we, icyo Satani ashaka kukwiba nta kindi usibye kukwiba umutima. Nicyo kintu ashaka cyonyine. Haleluya, haleluya. Imana yacu nidufashe. Rero abizera benshi bibwira yuko Satani yiba urushako, amafaranga, akazi, urubyaro, ubuzima. Ntago ari byo. Ntago navuga ko bibeshye cyane, ariko nanone ntago navuga ko bari mu kuri rwose guhagije. Satani nta nyungu afite mu kukwiba ibintu bifatika rwose, nta nimwe. Niyo mpamvu rero ugomba kwibaza ni iki Satani ashaka kunyiba. Ugomba kwibaza ni iki Satani ashaka ku buzima bwanjye, ni iki yanyiba akandangiza. Ese hari ubwo wari wabaho cyangwa se wari waba mu buzima bwo kwitegereza uburyo Satani akurwanya umunsi ku munsi? Urugero, wari wabona impyisi, inyamaswa bita impyisi, wari wayibona? Impyisi uriya izirana n'intare, kubera yuko intare ibasha guhiga umuhigo wayo. Yawubona, yawica, uri aho ngaho itangiye kurya, itegereje kurya, impyisi ikaza kuwiba. Ariko nanone ntago impyisi iza yonyine,
ahubwo izo ari ikipe, hari uburyo ziyoroganiza zikaza ari nyinshi zigatera intare zikayikura ku muhigo wayo. Uko niko Satani nawe akoresha ibintu bitandukanye. Uko niko Satani aza kugira ngo akwibe kucyo uvunikira, kucyo Imana yakuremeye akikwambure. Nta kindi Imana yakuremeye ni ukwiramya no kuyihimbaza. Satani rero ashaka kukwiba icyo ngicyo, kubera yuko Imana ihimbazwa kandi igahimbarizwa mu mitima yacu, bikagaragarira n'inyuma ku mibiri yacu. Satani rero ni umujura, kandi umujura nta kindi kimuzana usibye kwiba, kwica ndetse akanarimbura. Abanza kwiba, agakurikizaho kwica ndetse akanagira gute, akanarimbura. Haleluya. Ikintu cya mbere ngira ngo umenye neza Satani ashaka kukwiba, cyangwa se akwiba ukarangirana n'ubusabane bw'Imana ukabutakaza. Ikintu cya mbere ni ibyiyumviro byo kwiyumvira Imana, kumva ko Imana iri hafi yawe. Satani yamaze kugufata akakumvisha kuri wenyine, akakwikoreza ibibazo n'amaganya, akakwikoreza agahinda no kurira, abakurangije. Satani nahoze nkubwira ngo ntagakeneye ubutunzi bwawe, oya. Icyo akeneye utunze cya mbere ashaka kukwiba ni uwo mutima. Arashaka kukwiba umutima wawe. Satani rero yiba umutima w'umuntu ushaka Imana, ushaka kuramya, ufite inyota yo gusoma ijambo, ufite inyota yo kuvuga ubuhamya bw'ibye, ufite inyota yo gusenga, ufite inyota, your passion. Yeremiya ibice byaho 29 umurongo wa 13. Eka tuhasome twumve. Muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Icyo rero gituma ushaka Imana n'umutima wawe wose, nicyo Satani ashaka kwiba. Ni umutima niwo ashaka kukwiba. Ubushake bwo gushaka Imana nicyo Satani ashaka kukwiba, akwiba umutima. Imana yacu idufashe. Twirinde uyu mwanzi, twirinde umugome. Gutegeka kwa kabiri bice 15 umurongo wa 12 kugera kuri 15 naho hatwereka buryo ki ngo bafashe indahira Abisiraheli nyuma yuko bari barajyanywe kure, nyuma yuko bari barasitaye Imana, ngo bafate ikemezo cyo kurahira indahiro yo gushakana Imana umutima wabo wose, ngo hanyuma Imana ibasubizamo imbaraga, hanyuma Imana ibasubizamo umunezero, hanyuma Imana ibasubizamo kubaho mu mwami Imana. Satani ashaka kukwiba umutima. Satani ashaka kukunyanganya ibyiringiro byo gushaka Imana kandi uyishakanye umwete. Ugomba kwirinda kugira ngo umwanzi atakwiba. Satani yanga umutima ushaka Imana. Satani yanga umutima ufite inyota yo gushaka Imana. Nicyo kintu ashaka kukwiba. Ibyiyumviro byo kwiyumvira Imana. Igihe cyose wumva ufite inyota yo gusenga, igihe cyose uzumva watakaje ubwiza bw'Imana, igihe cyose uzumva watakaje kugira inyota yo gusenga, yo kuramya, yo gusoma ijambo ry'Imana, uzamenye ko umwanzi Satani arimo kukwiba. Rero niwumva Satani yakwibye niwumva inyota muri wowe yo gushaka Imana, ukumva inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, ukumva inyota yo kujya mu materaniro, ukumva inyota yo gusengana n'abandi, ukumva inyota yo kubyuka ugasenga kwa kundi wabikoraga yakamye, uzamenye ko umwanzi Satani yakwibye, uzamenye ko yakunyanganyije. Rero hari abantu benshi muri mwe cyase muri twe Satani yahaye promotion ariko mu buryo bwo kugira ngo abanyanganye, mu buryo bwo kugira ngo abibe, akaguhereza promotion yo gukora ikintu runaka, ariko icyo kintu kikagira condition runaka. A, ntuzakora ibi, ntuzavuga izina ry'Imana. B, ntuzajya hangaha. C, ntuzajye muri ibi ngibi. Imana yisiga inyuma, wowe ukora ibi ngibi nta mwanya uhari, ukabura umwanya wo gusenga, ukabura umwanya wo kuramya, ukabura umwanya wo kwegera Imana, ukabura umwanya wo gusura abarwayi, ukabura umwanya wo gusura inshuti n'abavandimwe, ukabura umwanya wo kujya muri korali, kubera yuko it's promotion, ni promotion wabonye kandi nakazi wumva gushonje, ariko kakurimita gukorera Imana. Uwo ni umujura, niko akora. Agira amayeri menshi yo kwiba, kandi yamaze kukwiba barimo kukuganisha kukurimbuka. Imana igufashe. Uyu mugome, uyu mwanzi, tumenye amanyanga ye, tumwirinde kandi twegere Imana yacu. Ugomba kurinda
inyota n'inzara yo gushaka Imana kugira ngo utabyibwa. Ugomba gushaka uburyo ki imbaraga zose zo kurinda inyota n'inzara ugira byo gushaka Imana, kuko nutabirinda umwanzi azakwiba, nakwiba kandi bizarangira kwishe. Niko akora, ni umugome. Urugero, tuguhaye akazi keza, tuguhaye ibi n'ibi, ariko ntabwo ugomba gukora ibyerekeranye no kuramya Imana. It's thief. Uwo ni umujura. Uwo ni umujura, nta kindi kimuzana usibye kwiba. Wenda wajya gubyuka cyangwa se wirwa ugasenga iminota 5, iminota 20, iminota 30, iminota se isaha wayisengaga, none urimo uragenda ugabanyaho iminota. Arimo arakwiba iminota mikeya, wita ko ntacyo bitwaye, ubona ari ibiri, ariko mu by'ukuri we arimo kubitegura. Ni projet y'imyaka myinshi arimo gukora kugira ngo akwibe. Irinde umujura. Satani ni umujura, ni umwambuzi, ni umwicanyi. Mwirinde ye kukwiba inyota yo gushaka Imana, ye kukwiba inyota yo gusenga, ye kukwiba inyota yo kuramya Imana. Mwirinde, mumenye ko ari umugome. Icya kabiri, Satani akwiba akagutandukanya n'ubwiza bw'Imana, agashaka kugushyira kure y'Imana, ni kugira ngo utumva cyangwa se kutumva kw'Imana, kutumva k'Umwuka Wera, kutumva kw'ijambo ry'Imana muri wowe, ukumva ntago urimo kumva ushaka Imana, kutumva gusobanukirwa k'Umwuka Wera. Ibintu byose ukabifata nkaho ntacyo bitwaye, ibintu byose ukabifata nkaho ntacyo bimaze, ukumva nta kintu wumva, nta gitekerezo namba wagira gishobora kuguhereza gutekereza ejo hazaza, gishobora kuguhereza gutekereza ikindi kintu gishya wakora, gishobora kuguhereza kumva Umwuka w'Imana ari muri wowe kugira ngo arusheho kugusobanurira. Aho ngaho Satani abakwibye. Nakwiba kumva Umwuka Wera muri wowe ni bibi cyane. Nakwiba kuvuga indimi ni bibi cyane. Nakwiba kugira inyota yo gushaka ijambo ry'Imana ni bibi cyane, kubera yuko iyo amaze kukwiba Umwuka Wera ntabwo ubasha kumwumva. Urugero rero, ni gute Satani ashobora kukwiba kumva Umwuka Wera? Ni gute ashobora kukubuza? Aguteza ikintu bita umujinya, ukagira umujinya ku buryo nta muntu ushobora kugusaba ubufasha ngo umuhereze, nta muntu ushobora kuguhereza igisobanuro runaka ngo ucyumve, nta muntu ushobora kukubwira ibintu runaka ngo ubyemere. Ahubwo akaguteza gufunga umutwe, ukumva ko nta kintu na kimwe uri bwakire, n'abakubwiye ukabita ko ari abasazi, ukumva wakora ibyawe gusa, ariko nanone utarimo kumva Umwuka Wera, kubera ko iyo wagize umujinya birimita imbaraga z'Umwuka Wera muri wowe. Iyo wagize umujinya bituma udashobora kumva icyo Imana irimo kuvugana nawe. Irinde kutumva icyo Umwuka Wera arimo kuvugana nawe. Irinde kutumva icyo abandi bantu runaka bakubwira kigamize icyiza. Byirinde, ni bibi cyane. Buriya Satani umuhitishijemo mu byo utunze byose, ubona kandi by'igiciro, ukamubwira ngo ahitemo kukwiba, yahitamo guca communication yawe n'Imana, yahitamo guca amatwi yumva Imana, yahitamo gutuma kuziba amatwi yumva Umwuka w'Imana. Nicyo yahitamo. Satani rero ntuzemereka kwiba kumva Imana muri wowe, ntuzemereka kwiba kumva Umwuka Wera muri wowe, kubera yuko nicyo agamije, nicyo ashaka gukora, niyo papasiye. Iyo gutandukanyije kumva Imana muri wowe aba yakurangije. Iyo gufashe akatuma amatwi yawe atabasha kumva icyo Imana ishaka kukubwira aba yakurangije. Urugero, hari wagusabaga imbabazi, ariko kubera umujinya, kubera uburakari, akakuziba amatwi, akakuziba umutima, ntubashe kumva ko uwo muntu akwiye imbabazi cyangwa se ukwiye kumureka, ahubwo akagutera umujinya wo guhurutiza ikintu runaka ukamukubita ukabura mwishe. Nta kindi yashakaga. Yakwibye aziba icyo Umwuka Wera w'Imana yakubwiraga ngo sigaho, none agukoresheje icyaha kigiye kukwica. Ntashobora, wenda nturi bupfe, ariko bagiye kugufunga. Ibyo wakoraga byose birarangiye kubera yuko yakwibye umutima, kubera yuko yakwibye ijwi ry'Imana muri wowe, yatumye utaryumva. Iyo ugize uburakari cyangwa se ikindi kintu runaka gituma utumva Imana, ni umujura uba ukoresheje urugi. Icyo kintu aba gikoresheje nk'urugi kugira ngo afunge amatwi yumva Imana. Ntuzatume umwanzi Satani akwiba.
Satani akoresha ubundi buryo bwo kuguteza ikibazo cyo gukora ibyaha, ariko ibyaha ukabikorana ubwenge, ukabikorana gushishoza, ukabikorana utuntu twinshi kubera yuko ari ibyaha nyine. Icyo gihe ndagira ngo nkubwire ngo Yesu Kristo ahari kugira ngo akubere maso, ariko iyo utangiye gukora icyaha Satani aba yagushyize kure, aba yagushyize kure y'Imana, bigatuma utabasha kumva icyo Imana iri bukubwire. Satani rero aguteza gukorana ibyaha ubwenge, ugasambana mu bwenge ukumva ntacyo bitwaye, ukiba mu bwenge ukumva ntacyo bitwaye, ugatukana mu bwenge ukumva ntacyo bitwaye, byose ukumva ko ubikora n'ubwenge. Aho ngaho Satani aba arimo kukwiba gahoro gahoro. Ubimenye uwo ni umujura. Niwumva bije ujye uvuga ngo no, ntago ndi uwawe ngo nigenge, wa mubiri we si ndi uwawe ngo nigenge, ndi uwa Kristo ngo nigenge. Haleluya. Rero umwanzi nakuziba amatwi, nakuziba uburyo bwo kumva umwuka w'Imana muri wowe, byose bizagenda. Business bizanga, urushako bizanga, amahoro azabura kubera yuko yakwibye kumva Imana muri wowe. Irinde rero umwanzi ye kukwiba kumva Imana, kumva umwuka wera. Icya gatatu, umwanzi Satani akwiba cyangwa se ashaka kukwiba kugira ngo akwibe kandi akurangize. Satani akwambura kwigirira icyizere imbere y'Imana ukoresheje kwizera. Satani mu by'ukuri yanga umuntu wizera, yanga umuntu ukorana kwizera. Rero ntagashaka kukubona wizera, ntagashaka kukubona uri umwizera, ntagashaka kukubona wizereye mu Mana yuko ibyo utegereje uzabibona. Niyo mpamvu azakoresha ibintu bigukikije impande n'impande, agakoresha abantu bagukikije impande n'impande kugira ngo utakaze kwizera. Satani rero yanga ikintu bita kwizera k'umuntu. Umuntu wizeye Imana aramwanga cyane, arabyanga cyane. Niyo mpamvu uburyo bwose ikintu icyo ari cyo cyose ashobora kugikoresha, ariko agatakaza kwizera kwawe, akakubuza kwizera kwawe, agatuma utigirira icyizere, confidence ukayiluzinga, ukaluzinga confidence and faith mu buryo bw'umwuka ukabitakaza. Icyo gihe abakurangije. Ntutume utakaza kwizera, ntutume witakariza icyizere imbere y'Imana. Uvuge ngo narasenze, ngo maze imyaka 5 nta kazi, maze imyaka 5 nta mwana, wait, tegereza, wongere utegereze kandi wizere, kubera yuko Satani arimo gukoresha ibiri impande ya kugira ngo atakaze kwizera kwawe. Ihangane, uwo munsi wari ugiye kunanirirwaho, wari gucya, niwo wari kuba uboneyeho ibyo wategereje. Ntutume umwanzi Satani akwiba, nakwibe kubera ko n'umujura. Iyo amaze kukwiba arakwica. Nakwiba kwigirira icyizere imbere y'Imana, akakwiba kwizera, uzatakara, azakwica. Ntutume umwanzi Satani akwiba. Ndagira ngo nkwibutse ko Satani yarahiriye kuzakugusha, yarahiriye kuzaneshesha umuntu, agatuma umuntu atsindwa ntiyemere kwemera Imana muri we. Satani niyo mpamvu akoresha buryo ki bwose kugira ngo akugushe, kugira ngo atakaze kwizera kwawe mu Mana. Niyo mpamvu nshuti yanjye ugomba kwitonda, ugomba kugendera mu nzira zikwiye, ukigirira icyizere mu buryo bwo kuramya Imana, ukigirira icyizere mu buryo bwo gushaka Imana, kubera yuko Satani icyo agamije nta kindi ni ukukwiba. Kandi ntagashobora kukwiba ukifitiye icyizere, ntagashobora kukwiba ukibasha kwizera Imana yuko hari ibyo izakora. Ndagira ngo nkwibutse ko nubwo umaze igihe kinini ibyo ngibyo bigucanga byarakuyobeye, ibyo ni ubuhamya bwawe bushobora gukomeza undi. Ibikunanira n'ibikunaniza ni ubuhamya bushobora gukorera deliverance undi muntu akagira icyizere. Aho wumva byanze, aho wumva byananiranye, ndagira ngo nkubwire ngo ni ubuhamya bwawe. Ibyahishuwe 19 n'umurongo waho wa 10 tubona Yohana ngo ari ku kirwa cy'Patmos, ubwo byari bimugoye, ngabona umuntu uje wambaye imyenda yera amwikubita imbere, undi amubwira ngo oya, nanjye ndi umukristo, nanjye ndi uwa Kristo uwo nguwo niwe nanjye nkorera, nanjye ndi mwene so muri Kristo. Haleluya. Amuhereza ubuhamya bw'uko byari biri. Noneho ngasubiramo imbaraga. Wiceceka, igirire confidence mu Mana.
igirire confidence mu byo uvuga, igirire confidence mu byo ukora, mu buryo bwo kuramya Imana no kuyishakana umwete kose, hanyuma urebe ko Imana itakugirira neza. Haleluya. Wigira ubwoba. Umwe Satani nakwambura confidence, akakwambura kwizera, azaba kurangije. Nakwiba icyo kintu, uzaba urangiye. Ibi bintu bine ugomba kubirinda kugira ngo umwe Satani atabyiba, kuko nabyiba azaba kurangije. Don't give up to God. Nture kuri Imana. Oya, nture kuri Imana. Ntuzigere ure kuri Imana. Ndagira nkubwire ngo ubuhamya bwawe bw'agahinda n'umubabaro n'amarira menshi no kumva bibabaje cyane ni inkomezi y'abandi, ni inkomezi y'abananiwe, ni inkomezi y'abacitse intege. Ntucike intege, ntutakaze icyizere mu kuramya Imana no kuyishakana umwete. Haleluya. Icyakane ari cyo cyanyuma, ntuzatume Satani akwiba ibyishimo byawe. Ntuzatume umwana Satani akwiba ibyishimo byawe. Yoweri ibice 12, Yoweri igice cya mbere n'umurongo wa 12 hatwereka buryo ki ibyishimo ari ikintu cy'ingenzi ku muntu. Haleluya. Ibaze umuntu akuyemo amapine y'imodoka yawe yose uko arane, ariko ugasigarana kontaki. Iyo kontaki nta kintu yakumarira. Ndagira nkubwire ngo nubura ibyishimo ntago uzabasha kwegera, ntago uzabasha kugera aho ushaka, kubera yuko nta byishimo ufite. Abyishimo kuri wowe ni umunezero, ni ibikwegereza Imana. Haleluya, haleluya. Reka tuhasome. Uruzabibu rwumye kandi umutini warabye, umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye, kandi umunezero ushira mu bantu. Umunezero wamaze gushira muri wowe, gusenga biranga. Umunezero wamaze gushira muri wowe, Satani abakurangije. Ntuzatume akwiba ikintu bita umunezero. Ntuzamwemerere ko akwiba umunezero. Ni umugome, ni umugambanyi. Nakwiba umunezero, ndagira nkubwire ko azaba akurangije. Ntuzamwemerere. Nanone usomye Yesaya 12 n'umurongo wa 3 hatubwira uburyo ariko gituma tuzagira umunezero, tuzavoma ku mariba y'umunezero. Yesaya ibice byaho 12 n'umurongo waho wa 3 haravuga ngo iki? Kadusome. Nicyo gituma muzavoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Haleluya. Nukuvuga ngo gukizwa harimo umunezero, gukizwa harimo ubuzima, gukizwa harimo kubaho unezerewe, naho imitini itatoha, naho ibiti byose byakuma, ariko umunezero w'agakiza ukaba muri wowe, ukaba muri wowe. Ntuzatume umwana Satani akwiba umunezero. Nakwiba umunezero azaba akurangije. Shuti yanjye, ntuzamwemerere ko kwiba umunezero. Haleluya. Nanone Nehemiya 8 n'ibice byaho 10 hatugira buryo ki umunezero w'Imana ariyo nkomezi yanyu, ariyo nkomezi yacu. Kimwe no muri Zaburi 126 umurongo wa 6 no hatubwira buryo ki tuzanezerwa, tuzabaho tunezerewe. Kubera iki? Kuko umunezero ugwiriye muri twebwe. Shuti yanjye, ntuzatume Satani akwiba umunezero. Gerageza kurwana no kugumana umunezero wawe. Ntiwemere ko umwana Satani akwiba umunezero wawe. Ntiwemere ko kwambura icyo Imana yaguhaye. Uzavome amariba, ku mariba y'agakiza uvomeho umunezero, kubera yuko Imana yaguhaye umunezero. Ntutume Satani kwambura umunezero. Na kwambura umunezero mu rugo, uzataha madamu murebana ayingwe. Nataha umunezero yawo kwambuye, umugore muzaba murebana n'umugabo muzamurebana y'ingwe, abana ntuzabumva, abaturanyi muzabana nabi, ku kazi bizagenda nabi, kubera yuko umwanzi yakwambuye umunezero. Rwanira umunezero wawe. Wirira gusa, wikwicara gusa ngo urire ngo Mana ngo umunezero wanjye wagiye he, unsenga buri munsi ngaruko kujuta. Wikwijujuta gusa, ahubwo rwanira umunezero wawe, usenge urwanya Satani aguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagarura umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaremera
amashimwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana yongere kubahereza icyo imitima yanyu yifuza. Murakoze cyane, mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Twahirwa Aime, umuvugabutumwa w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mugire ibihe byiza.